tubahaye ikaze kuri Clay Entertainment. Uyu munsi tugiye kubabwira iby'ingenzi byaranze filime yitwa Black Panther Wakanda Forever. Filime itangira uwitwa Shuri wo muri Wakanda ari gushakisha imiti hasi hejuru yo kuvura musaza we King T'Challa uburwaye cyane, ariko imiti ntiyayibonye kuko uwitwa Killmonger warigeze gutera ubwami bwabo aba yarayitwitse yose akayimara. Shuri agerageza no gukora iyindi ariko bikanga. Ubwo muri ako kanya nibwo mama we Queen Ramonda ahita amugeraho akaza akamubwira ko T'Challa yapfuye atakiri mu bazima. Abantu bose ndetse n'abaturage bose bo muri Wakanda babajwe n'urupfu rwa T'Challa. Hashize umwaka T'Challa apfuye, Queen Ramonda bari wahise ujya ku buyobozi yitabira inama y'umuryango w'abibumbiye hamwe kugira ngo bavuge ku kuntu Wakanda yatangira guhereza vibranium ku bindi bihugu kugira ngo biyikoreshe. Queen Ramonda wabyangira kora akavuga ko atakwemera gutanga vibranium kuko icyambere bayikoresha nabi, akaba ari nk'igikoresho cyo kwicana kandi akaba ari cyadashaka. Ubwo ibindi bihugu bivuga yuko natemera kuyitanga ku neza bazaza kuyifata ku gahato. Kwanga gutanga vibranium kandi Queen Ramonda bivugira yuko bitewe n'uko umurinzi wabo wa Wakanda Black Panther batakiriho ariyo mpamvu badashaka kuyitanga. Ariko ntibiba bivuze yuko ubwami bwa Wakanda butagifite umutekano, ko ubwo umutekano uba warakajijwe cyane, bakanaza no kuzahafatirwa abasirikare b'Abafaransa baba baje kubiba iyo vibranium, bakabayereka nk'ikimenyetso cy'uko batakwemera kuyitanga kandi bashoboye guhangana n'uwo ari we wese uzaza kuyiba mu bwami bwabo. Nyuma yaho batwereka abasirikare ba CIA bajya mu mazi bitwaje igikoresho gishobora kubereka aho vibranium iherereye, bakajya kuyishaka, bagera munsi mu mazi bakabona agace gatoya ka vibranium. Nyuma yo kuyibona bahita boherezayo n'abandi kugira ngo barebe aho hantu iherereye ko haba hari n'indi nyinshi, ariko abo bose uko bagiye bahagera bagenda bapfa umwe kuri umwe kugeza igihe bose bashiriye. Abasirikare bagiye mu mazi bamaze kwicwa mu kanya nk'ako guhumbya batwumvisha amajwi y'abantu bari kuririmba munsi mu mazi. Ayo majwi ntago aba asanzwe kuko ahita akoresha abo basirikare baba bari mu bwato bwa CIA bagatangira gusimbukira mu mazi nta kibakozeho. Bihita tubona abantu badasanzwe bafite uruhu rw'ubururu baturuka mu mazi bagasimbukira kuri ubwo bwato bwa CIA bakica abasirikare bose ba CIA bari muri ubwo bwato. Umuntu ushobora kurokoka iyo ntambara uba umuyobozi wa CIA wenyine. Ubwo bahita bagenda bagashyira iryo kosa ko ababateye mu mazi ari Wakanda. Nyuma yaho batwereka Queen Ramonda asaba Shuri ngo atwike igitambaro cya T'Challa kugira ngo yemere ko yapfuye, ariko Shuri kankubitwe ko batari yakemeye ko Black Panther yavuye mu bazima. Nyuma yaho batwereka uwitwa Namor uba ari ukuriye bwa bwami bwo mu mazi bwateye aba CIA ashobora kwinjira muri Wakanda akarenza ubwirinzi bwose Wakanda iba yarashyizeho. Abo muri Wakanda cyane cyane Shuri na Ramonda bagatungurwa n'ukuntu uwo muntu yashoboye gucamo umutekano wabo nta kintu kimukozeho kinamenye ko yahageze. Namor we abazanywe muri Wakanda no kubaza witwa King T'Challa impamvu yeretse abandi bantu ko muri Wakanda hari vibranium, ukaba batangiye no kujya baza kuyitwara nta burenganzira bwabo bafite. Namor ahita asaba Queen Ramonda umuyobozi wa Wakanda muri uwo mwanya ko yahita ashaka umuhanga wakoze icyuma gifasha abandi bantu kubona ahantu vibranium iherereye, ko natemera kubikora azahita atera Wakanda akaza kubarwanya. Mu gitondo cy'uwo munsi Shuri na Akoy bajya guhura na Agent Rose kugira ngo ababwire umuhanga waba warakoze icyo cyuma kibafasha kumenya aho vibranium iherereye. Akoy na Shuri bitwaje amakuru bahawe na Agent Rose baje kumenya ko umuntu wakoze icyo cyuma ari umunyeshuri ukiri kwiga w'umukobwa witwa Rory. Shuri na Akoy bahita basaba Rory ko bajyana nawe muri Wakanda, ariko Rory akababwira ko babanza kugera ahantu akorera. Abahageze batunguwe no kubona ibintu uwo mwana akora n'ubuhanga afite. Ubwo mu gihe batari bava aho ngaho FBI ihita ibageraho bahita bashaka uburyo baturuka uko ari batatu, umwe agafata imodoka undi agafata moto. Rory we ahita afata akambara icyuma cyiwe kimufasha kuguruka. Ubwo mu nzira bagenda bari gutoroka bagera ahantu bagahura n'abasirikare bo muri Tawakal bwa bwami buyobowe na Namor kabarwanya, kuko nk'umurwanyi wo muri Wakanda agerageza kwirwana ariko bigatanga ubusa kugeza igihe abasirikare bo muri Tawakal bafashe Rory ndetse na Shuri bakabajyanira umwami wabo ari we Namor. Akoy we ahita agera muri Wakanda akajya kubabwira uko byagenze kose akabibasobanurira, akavuga uko byagenze n'ukuntu batatswe n'abasirikare ba Namor, ariko mu kubivuga ntago yemera kumuha imbabazi kuko Queen Ramonda ahita amwambura inshingano bafite muri Wakanda kubera ko ngaba yabaye ikigwari. Queen Ramonda ahita ajya gusura umukazana we witwa Nakia, uwo nguwo aba yarabyaranye ndetse akaba n'umugore wa nyakwigendera King T'Challa, akamubwira ko akeneye ubufasha bwe mu gushaka ahantu Shuri yaba yarashimutiwe. Nakia ahita agenda abageza ahantu hose yaba ashoboka gukura amakuru ahantu ubwami bw'Abatawakali bwaba buherereye, ariko bakaza kumurangira ko ubwo bwami bwabo buherereye mu mazi hasi. Muri ako kanya batwereka Namor ari kuganira na Shuri wo muri Wakanda akamubwira amateka ye, ukuntu yavutse n'ukuntu yabayeho. Ubwo muri uko kumubwira bimusobanura ukuntu byagenze ko ari mama wabaye mu gihe cya kera ari we waje kurwara indwara akayirwara mutwite, akaza kuzavumbura umuti ujya kumera nk'umwe wo muri Wakanda bakawumuhereza akawunywa. Uwo muti utubahindura bamwe na bamwe bo muri ubwo bwami bwabo, bamwe bagahinduka ubururu. Bamaze guhindura ibara ry'uruhu nibwo batangiye no kubona ko batagishoboye guhumekera mu isi, ahubwo aho bahumekera neza ari mu mazi. Namor akomeza kubwira Shuri ko nyuma yaho banywereye uwo muti umuntu washoboye kuvuka nyuma yaho ari we, akaza no kuvukana imbaraga kuko ari bwo avuka agasanga afite utubaba dutoya ku birenge tumufasha kuguruka. Ariko mbere y'uko mama wa Namor apfa aba yarasabye ko naramuka apfuye bazajya kumuhamba mu butaka bwabo. Ubwo Namor
yubahiriza ibyo mama we yaba yaramubwiye akamutwara. Namor akihagera asanga bene wabo muri ubwo bwoko baba bataranyweye kuri uwo muti bari gukoreshwa nk'abacakara n'abazungu. Namor ahita arakara kugeza igihe abazungu abiciye bose akabamara, ari naho ahita arakarira akemeza kuzica abazungu bose kugeza igihe ayoboreye isi. Namor ari naho ahita asabira Shuri ku bwami bwabo bwaho kandi bwakwemera gufatanya nawe muri iyo nzira yiyemeje yo kuyobora isi. Atembereza Shuri ubwo bwami bwabo akabumwereka kugeza igihe anamuhereye n'akantu ko kwambara ku kuboko nk'umuntu wa mbere ushoboye kugera muri ubwo bwami bwabo kuva bwabaho. Ariko Namor abwira Shuri ko Wakanda nitemera kumufasha aribwo bwami azaheraho arwanya. Ubwo mu gihe Namor bakiri kuvugana na Shuri ahita yakira ubutumwa kuko Queen Namonda wo muri Wakanda amushaka. Ubwo babikora nko mu buryo bwo kumurangaza kugira ngo Naki yatere ubwami bwabo bwa Tawakali. Naki yatatera agatabara Lori ndetse na Shuri, ariko ibyo bigahita bigaragarira abatawakali kari nk'uburyo bwo kubashotora mu buryo bw'intambara. Ibyo bintu Naki yakoze nta n'igihe giciyemo Namor kubera umujinya ahita atera Wakanda ubwami butari buherutse intambara. Amaze kubatera bararwana abateresha amazi, maze umwamikazi Queen Namonda ahita abwira ko bashobora kurokoka bitewe n'uko abona ubwami bwabo bwaganjwe bakwigendera. Ubwo muri ako kanya uwitwa Mbaku w'indwanyi yo muri Wakanda agerageza kurwanya Namor ariko bikanga kuko ahita amutsinda. Bazana n'indege ngo bamurase, ariko kubera umuvuduko Namor abagenderaho niyo ndege yabo akayirwanya akayitsinda. Ubwo ubwami bwabo Namor ahita buteresha amazi menshi kugeza igihe uwitwa Queen Namonda ndetse n'uwitwa Lail Williams nabo abaruhamishije. Queen Namonda yagerageje gutabara Lail Williams aramuzamura, ariko ntibyarangiye neza kuko kubera imbaraga akoresha Queen Namonda we ahita apfa. Namor ntiyigeze yicuza ibyo ngibyo akoze, ahubwo yahise ababwira yuko nibadakora ibyo bumvikanye hari n'ibindi bigiye kuza mu byumweru bizaza azabatera nanone. Ibyo bimaze kuba byahise bigira Shuri nk'umuntu usigaye ushobora kujya ku buyobozi bw'ubwami bwabo bwa Wakanda. Shuri uba wababajwe n'urupfu rwa mama we ariko yanga gukomeza kumwunamira, agahita atangira kwitegura uburyo yazajya kubahorera. Afatanya na Lori bagatangira gukora ibitwaro by'intambara bizabafasha mu kujya guhangana n'ubwami bw'abatawakali buyobowe na Namor. Barakomeza bakakora ubushakashatsi we na Lori kugeza igihe baje no kuzabonera wa muti. Maze kubona wa muti Shuri yaje kubwira Naki ngo awumuhereze nawe agende abone imbaraga z'aba Black Panther. Amaze kuwumuhereza Shuri yarawunyoye, amaze kuwunywa umujyana ahandi hantu aho kugira ngo umujyane guhura n'abantu babo ba kera, ahubwo umujyana guhura n'uwitwa Killmonger. Impamvu bahura ngo nuko we na Killmonger baba barahujwe n'ikintu kimwe cy'uko bose bashaka kwihorera, kuko na Killmonger aba yarazanywe no muri Wakanda no kwihorera. Muri ubwo buryo bameze nko kubonekerwa, Killmonger akomeza gusobanurira Shuri ko impamvu yahaje ari we ufite ubushobozi bwo guhura nawe, kuko abandi ba Black Panther bamubanjirije bari abanyantege nke. Impamvu yahuye na Killmonger ari uko we afite ubushobozi bwo guhorera akaba atari n'umunyantege nke. Shuri avuye muri izo nzozi cyangwa muri uko kubonekerwa batwereka byuka arakaye, kuko aho kugira ahure n'abakurambere yahuye na Killmonger kandi amwanga. Ariko muri uko kuva mu nzozi bigaragara ko imbaraga zo bayazibonye z'aba Black Panther. Akimara kuzibona yahise akomeza umugambi wo gutera ubwami bw'abatawakali akajya guhorera umuryango we baba bishe. Ariko abandi bantu bo mu bwami bwa Wakanda harimo uwitwa Mbaku banze igitekerezo cye bacyangira kure, bavuga ko ibintu ari gukora ari ubusazi. Shuri ariko yanze kumva kurya mu gitondo cy'umunsi wakurikiye wese atera ubwami bw'abatawakali. Shuri ndetse n'abandi bo muri Wakanda bateye ubwami bw'abatawakali bari mu bwato. Ubwo bageze aho bari burwanire, indwanyi zo muri Tawakali zitazizamuka hejuru y'amazi, abo muri Wakanda bagahita bazataka bararwana, rukabura gica bakarwana. Intambara irakomeza kugeza igihe Shuri afatiye Namor akamushyira mu ndege mu buryo atazi nk'umutego kugira ngo amujyane ahantu hatari amazi barwane nta kintu afite cyo kwishingikiriza. Upangu wa Shuri ugenda neza ku buryo amutwara. Akimara kumujyana amugejeje aho hantu, Mbaku ahita abwira abasirikare bo muri Wakanda ko bashaka bakwisubirayo kuko Namor yafashwe. Ariko mu gihe bakibitekereza, abasirikare bo muri Tawakali bahise baguta ubwato bwabo barabuhagarika ku buryo butavaho ngaho. Mu buryo butunguranye abasirikare bo muri Tawakali baje ari benshi bahita babataka bararwana. Ubwo batwereka mu butayu aho Shuri ndetse na Namor bari kurwanira. Shuri agagerageza kurwana na Namor ariko bikanga kugeza igihe Namor amukubitiye icumu mu nda, ariko Shuri agerageza kuryikuramo kugeza igihe arivuniye rikamuvamo. Barakomeza bakarwana kugeza igihe Shuri atsindiye Namor. Shuri ari hafi kwica Namor ahita abonekerwa na mama we. Mama akamubwira ko nta ntambara ashaka iri buvemo amaraso, ahubwo yamureka bakumvikana ko Namor yakwemera kuba inshuti ya Wakanda. Namor ahita abyemera, ibwo intambara igahagarara. Abasirikare bo muri Tawakali ndetse n'abo muri Wakanda bakumvikana ku bumwe. Ubwo abasirikare bo muri Wakanda bahita basubira muri Wakanda bakumvikana na Namor ko igihe bazajya bamukenera bazajya bamubona bakabafasha guhangana n'abo hanze batarabo muri Wakanda. Namor yarabyemeye. Batwereka Shuri asiga ubwami akajya gusura Naki muri Haiti. Yajya kumusura uwitwa Mbaku niwe usigara ku bwami bwo muri Wakanda. Ubwo nibwo Shuri yemera gutwika ibitambaro byombi cya mama we ndetse n'icyakiri, yemera ko bapfuye. Ubwo ni nabwo anamenya ko King T'Challa mbere yuko apfa aba yarasize abyaranye n'umwana akamubyarana na Naki, ariko Naki kuko aba yanga ko uwo mwana yazajya mu bintu byo muri Wakanda
Wakanda bijyanye n'ubuyobozi, akaba aribwo afata umwanzuro wo kumuhungisha akamujyana muri Haiti. Uwo mwana aba yitwa Prince T'Challa. Nuko nguko filime yitwa Black Panther Wakanda Forever yaba yaragenze. Mwakoze kudukurikirana. Ciao ciao.